Thank you, God, it's a new day. I hope you take off your face mask so I can see your sweet lips, yeah, yeah. Hello, my love, how did you wake up? Yeah, yeah, yeah. Love, love, it answers. Love, love, it anyotsa. Umuhungu ndi mashaka mama. Uzamubyara karera. You can't only dream right if you stay sleeping by my side. I have to find this to wake up on you today. I'm just a neighbor, standing there for you. Hey guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye iwacu Byiza, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni by'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazahwema kubagezaho amakuru azabagizweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezamirika amakuru yacu tutangiriye mu gihugu cy'u Rwanda. Ari umusore w'umunyarwanda, amazina ye yitwa iwacu Byiza, yavutse mu mwaka w'1992, bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Iwacu Byiza yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Kuri uyu munsi ni umwe mu bartiste bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda bakomeje kugaragaza impinduka, bifuza guhigira icyo bahindura ku muziki w'u Rwanda, by'umwihariko mu buryo abartiste bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda bakoramo umuziki bigahinduka, bakava kuri rwa rwego rwo gukora umuziki ucurangwa hano mu gihugu cy'u Rwanda gusa, ahubwo bakagera ku rwego rwo gukora umuziki ucurangwa muri Uganda, ugacurangwa muri Kenya, ugacurangwa muri Tanzania, ugacurangwa ku isi yose muri rusange. Ibi Bruce Melodie yarabikoze ubwo yasohoraga indirimbo yitwa Katerina. Ni indirimbo ucuranga muri Tanzania ugasanga buri muntu wese arayivibinga. Ni indirimbo ucuranga muri Nigeria ugasanga buri muntu wese arayizi. Ibi ngibi bamwe mu artiste bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda bari kuzamuka barabigerageje, bagera ikirenge muri cya kindi Bruce Melodie, cyangwa se bagerageza bya bindi Bruce Melodie yakoze. Urugero, uwitwa Byiza ni umwe mu artiste cyangwa se new generation bari kuzamuka, bari ku rwego rwiza, batanga icyizere cy'ejo hazaza. Yakoze indirimbo yitwa Ready, iratrendinga kuri uyu munsi, imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni irenga. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cya Uganda. Byiza yaje gukorana remix yayo n'uwitwa John Black, ni umwe mu artiste bakomeye cyane hano mu gihugu cya Uganda, by'umwihariko mu mujyi w'i Kampala. Uwa kabiri yitwa Kenny yabarizwaga muri lebo ya Bruce Melodie yitwaga Igitangaza, ariko ubwo Bruce Melodie yajyaga muri lebo ya 155 AM iri kumufasha kuri uyu munsi mu bikorwa bye byose by'umuziki. Ni lebo iyobowe na Coach Gael. Ubwo Bruce Melodie yinjiraga muri iyi lebo, navuga ko lebo yitwa Igitangaza yahise isenyuka. Kenny atangira kwihiringa cyangwa se atangira gukora umuziki yirwanirira ubwe ku giti cye, yimenyera buri kimwe, yimenyera amafaranga yo gukora video, yimenyera amafaranga yo gukora audio, location ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye bikava ku mufuka w'uyu artiste ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Kenny ibi yabigezeho, asohora indirimbo yitwa Jolly, iratrending hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko kuri uyu munsi imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 2 zirenga. Iyi ndirimbo Kenny yakoze remix yayikoranye n'uwitwa Perazzi, ni umwe mu artiste bakomeye cyane hari mu gihugu cya Nigeria, dore ko yagiye akorana indirimbo n'abartiste bagiye bakomeye cyane ku isi, by'umwihariko Davido ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye. Kenny ibi yarabikoze, akora remix n'umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu gihugu cya Nigeria, ibintu bidakunze kugaragara cyane hano mu muziki w'u Rwanda, ko umu artiste ukomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda akorana indirimbo n'umunya-Nigeria. Ubwo Bruce Melodie yakoraga ikiganiro ku Isimbi TV, hari amagambo yasobanuye ubwo uwitwa Murungisabo ufite ikinyamakuru gikomeye cyane cyangwa se by'umwihariko ikinyatangazamakuru gikora online ku rubuga rwa YouTube, yari gukoresha ikiganiro Bruce Melodie. Yaramubwiye ngo bamwe mu bantu bumvisha umuziki w'u Rwanda kera barakubwira ngo iyo bumvisha umuziki w'u Rwanda ubu ngubu barakubwira ngo abahanzi bari abakera. Bruce Melodie ikintu yahise amusubiza, yaramubwiye ngo niba abahanzi bari abakera n'abafana n'abubu, ese niba koko warumvaga umuziki w'u Rwanda wa kera, Makanyaga akagukorera indirimbo nziza ifite message, kuri uyu munsi Makanyaga nibuze akaba atari ku rwego rwo kugura imodoka nziza nka Barabasi iri ku kayabo ka miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda, yaragukoreye indirimbo zifite message.
niba aka kanya umwartiste nka Rafiki adafite ubushobozi bwo kwigurira imodoka nka Barbas, ese wa muziki wa kera umusaruro watanze n'uwuhe? Niba umwartiste nka Makanyaga atari ku rwego rwo gukora ibintu nk'ibyo Focalist yakoze ukomoka muri South Africa, aririmba gakondo yari muri South Africa, akayifata akagenda agakora indirimbo na ba Diamond Platnumz, agakora indirimbo na ba Davido. Niba Makanyaga atari ku rwego rwo kugenda akora indirimbo na Diamond Platnumz, agende yake kurabo Davido yarakoze indirimbo zifite message, umusanzu mwamuhaye nkamwe ku giti cyanyu n'uwuhe? Ibi ngibi ugasanga ni ibintu byagiye bidindiza umuziki w'u Rwanda. Kuba hano mu gihugu cy'u Rwanda dufite abantu bakunda umuziki ariko batifuza kuwushyigikira, bose ntago ariko bameze. Hari abashyigikira umuziki ku rwego rugaragara, kuko niba Coach Gaël yarafashe umwanzuro akavuga ngo amafaranga yanjye cyangwa se buri kintu cyanjye cyose ngiye kugishora mu muziki, agahitamwe umuhanzi nka Bruce Melodie, umwe mu artiste bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni ikigaragaza ko hano mu gihugu cy'u Rwanda harimo abantu bakunda umuziki kandi bifuza kuwushyigikira. Ariko se Bruce Melodie bamuhisemo n'umwe, Kenny Solo azaba uwande, Juno Kizigenza azaba uwande, Yagize azaba uwande? Ese azihiringa ku kigero kingana gute? Urugero, King James ni umwe mu artiste bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, Christopher ni umwe mu artiste bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, Tom Close, Mani Martin ndetse n'abandi bagiye batandukanye, Safi Madiba, ni bamwe mu artiste bakoze umuziki w'u Rwanda ku rwego rugaragara, bashyiramo imbaraga zabo zose. Safi Madiba agera ku rwego rwo gukora indirimbo na Harmonize, akora indirimbo na Rayvanny. Ariko aba artiste bose mvuze bazigeze igihe babona ko umuziki nta kintu kiri kuvamo. Niba King James akora indirimbo izacurangwa mu bukwe, wajya kumutumira mu bukwe ukamuha 300,000, ese uba wumva ayo mafaranga azakora audio ndetse agakora na video? Kandi none ayo mafaranga hawe abagomba guhabwamwo abakomisiyoneri, nibuze abakomisiyoneri ubusanga bazatwaramo nk'ibihumbi 200, kandi abo bakomisiyoneri babumva bafite imbaraga ziri hejuru ziruta iz'uwo muhanzi batumiye. Aribyo byabaye kuri Kenny Solo mu gitaramo cya The Ben. Kenny Solo yari yemeranyijwe n'abateguye kiriya gitaramo ko bagomba kumwishyura miliyoni zigera kuri 2 ubwo yageraga, urugero reka mbyite nka vestiaire, ubwo yamaraga kugera abanzi bari bose bagombaga kuririmba muri kiriya gitaramo. Kenny Solo yasabye ko aya mafaranga yiwe yayahabwa, dore ko bari bamaze kumvikana ko amafaranga buri muhanzi wese azayahabwa ku munsi w'igitaramo. Ikintu cyahise kiba, Kenny Solo bamubwiye ko bagiye kumuha sheke, kandi iyo sheke ikaba izabikuzwa nyuma y'iminsi 10. Ni ukuvuga ngo yagombaga gutegereza iminsi 10 kugira ngo aya mafaranga abashe kuyabikuza. Ni ukuvuga ngo isezerano ry'uko bagomba kumwishyura ku munsi w'igitaramo ryari rimaze kuvaho, ahubwo noneho ari ugutegereza iminsi 10. Kandi noneho wa mukomisiyoneri cyangwa se wa muntu wakurangiye cya gitaramo akaba yumva ko ibyo bintu nta kibazo bitwaye, kuko aba yamaze kuyakuramo, aba yamaze kubereka umuhanzi ndetse n'umunsi w'igitaramo umuhanzi agiye kuririmba. Abantu binjiye mu gitaramo bamaze kwishyura, bateguye igitaramo bamaze kwakira amafaranga yabo, wa muhanzi akajya kwicara ategereza ya minsi 10. Uko ya minsi 10 ayitegereza abakunzi ba wa mwartiste, niko bazaba bamushyiraho igitutu bamubwira ngo kudasohora indirimbo, namara icyumweru adashyira indirimbo hanze bavuge ngo yazimye. Ibi ngibi nibamara kuvuga ko yazimye, amaradiyo azerekeraho gucuranga imiziki ye, kuko akenshi ugiye kurebwa imiziki icurangwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange, usanga kenshi haba higanjemo indirimbo nshyashya. Uko aka kanya kuri uyu munsi uko indirimbo akinyuma uko indirimbo 8 iri gucurangwa, ntago ariko indirimbo saa moya iri gucurangwa ku maradiyo hano mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo ariko indirimbo Faster ya Chris Easy iri gucurangwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu umuhanzi aba akeneye ayo mafaranga yakoreye mu gihe cyihuse kugira ngo uruganda rw'umuziki rubashe kwaguka, ndetse n'angano byamwe mu artiste bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda bibashe gusohokera mu gihe. Kuko niba aka kanya tuvuga ngo umuziki w'u Burundi twamaze kuwucaho, tukavuga ngo umuziki wa Uganda nawo tumaze kuwucaho, aka kanya tukavuga ngo duhanganye n'umuziki wo muri Tanzania, niba Diamond Platnumz ajya kujya mu gitaramo bamaze kumwishyura mbere, Diamond Platnumz akaba ari ku rwego rwo gusohora indirimbo buri cyumweru, umuhanzi w'umuntu mu gihugu cy'u Rwanda indirimbo imwe ayisohora rimwe mu kwezi, ni ikibazo gikomeye cyane.
aribyo Bruce Melodie yarwanyije kuri uyu munsi, akaba ari gusohora indirimbo buri cyumweru arashyira indirimbo hanze, akinyuma yasohotse, Nyora yasohotse, Kanetebo yasohotse, featuring imwe muri Uganda, indi muri Uganda, ugasanga ejo yageze muri Tanzania, Meddy atuwa ku mugani Burayi. Nibigaragaza uburyo urwego rw'umuziki w'u Rwanda rumaze kugeraho, ndetse n'uburyo amafaranga ari kugenda aboneka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Niba umwartiste nka Bruce Melodie ku rwego rwo kugura imodoka ya miliyoni 200, ikiba kigaragaza ko nibuze bamwe mu artiste bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda bagiye babona ko umuziki w'u Rwanda nta kintu kirimo, bakabivamo mwe bakajya gucuruza akawunga, abandi umuziki bakawureka. Aka kanya wambwira ko King James ari gukora umuziki gute? Aka kanya wambwira ko Christopher ari gukora umuziki gute? Nyamara ni bamwe mu artiste twe dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda bakomeye, ariko noneho kubera cya kintu cy'abakomisiyoneri baba bakeneye imirengera mu bitaramo abanzi batumiwemo, bigatuma artiste bareka umuziki kuko babona ko nta kintu kiri kuvamo. Ese n'aba bahanzi dufite kuri uyu munsi bari kugaragaza ejo hazaza heza nabo bigende gutyo? Kenny Solo bigende gutyo? Juno Kizigenza bigende gutyo? Chris Izi bigende gutyo? Ni ikibazo gikomeye cyane. Byaba byiza nibuze n'aba bantu bakunda umuziki hano mu gihugu cy'u Rwanda bafite ubushobozi bakagize bamwe mu bahanzi bafasha, nk'uko Wachigayeri yabikoze agafata Bruce Melodie kuri uyu munsi akaba ari kubarizwa muri 155 AM, hanzi akagira timu ikurikirana ibintu bye. Wajya kuvugana n'umuhanzi ntujye kuvugana na babandi b'abakomisiyoneri, cyangwa se ngo umuhanzi gagira abantu bamuhamagara ba buri kanya, ari naho hava cya kintu cyo kubahuka abahanzi, ukumva ko muri ku rwego rumwe uko wabashije kumubonera igitaramo azaririmbamo. Rezami Bruce Melodie afite indirimbo yashyize hanze, ni indirimbo yise Kenny&Juno yakoranye na B2C. Iyi ndirimbo ikaba iri kuri YouTube channel ya B2C, ushobora kujya ukayenjoyinga, ndetse afite n'indirimbo yitwa Akinyuma iri kuri YouTube channel imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 290 mu gihe kingana n'ibyumweru 3 gusa. Rezami ndagushimiye wesemo dukurikirana, ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazawema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezami twifuriza isabukuru nziza y'amavuko ngabo Meddy, umwe mu artiste bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngende Olivier Fernandez. Rezami, see you, love you so much.